murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana kandi ndabizi ko nzatsinda. Nubana n'Imana uzatsinda urugamba, nuba imbere y'Imana uzatsinda urugamba. Niwegera Imana ugakora ibyo Imana ishaka, Imana izakugirira neza. Haleluya. Ngo nuko ngo uyu mugabo ngo amaze gufata abantu ngo aragenda ngo arabacumbikira ngo abajyana ahantu. Ese n'abavyeyi bamubuzaye bari barakoze icyaha byagenze ute? Umva ukuntu Uwiteka asubije aba bantu, arababwira ngo uyu muntu nta cyaha yakoze ndetse n'abavyeyi be nta cyaha bakoze. Ndagira ngo manze ngutangarize ijambo. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka tugusuhuze nshuti ya gusenga everyday uri ku mpande zine zitandukanye, twizere kuri amahoro kandi nimba uri mu bihe bitari byiza wihangane, ibihe bizahinduka. Tubakira rero kuri channel ya gusenga everyday. Gusenga everyday ni gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanirwa no gusenga uzaneshwa. Senga. Twakira abantu muri Amerika tubabwira ngo Imana ibaho umugisha, twakira abantu bari muri Aziya tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Guhitamo gusenga everyday. Twakira abantu muri Europe tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Abantu muri Australia turabakunda cyane, Imana ibaho umugisha. Twakiriye abari Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Afrika mwumva ikirundi n'ikibinyarwanda, tubakira kuri cyane gusenga everyday. Nkuko bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, nkuko mubibona kuri kamera gusenga everyday turi kumwe n'umukozi w'Imana. Reka tumwakire, watangira wibwira abantu uri umuntu ki? Murakoze, ndabashimiye cyane abantu bose bakiriye. Nitwa Amahoro Chantal, ndi umukozi w'Imana, ndi umuhanuzi, ndi umuvugabutumwa. Ikintu cyose Uwiteka abashije kongeza ku bantu b'Imana nyibagezaho. Imana ibaho umugisha. Reka tubanze dusenga Imana, kuko ibintu byose bitari mu Imana igihe cyose cyangwa se bitari mu isengesho ntago bigenda neza. Munyemerere ahantu mwaba muri mubashe kubaha Imana, dusenga Imana. Imana y'amahoro niyo kubahwa. Mwami Yesu, Imana iba ku ngoma itazigera ihinduka, Imana yacu bwite, rurangiza rwa burundu, itangiriro n'iherezo, Alpha na Omega. Imana izi imitima y'abantu, ibasha kuruhura abantu bakaruhuka. Imana yatumenye kera tukiri insoro mu nda za ba mama, imenya ko tuzabaho. Iyo niyo twinginze ngo ibane natwe muri aka kanya, kandi umuntu wese utegeye amatwi ijambo ryawe agirirwe neza. Ureke ijambo ryawe riri buze gutambuka rihesha umugisha benshi kandi riruhure benshi. Uwiteka nyiribihe Imana, icyo wavuze ntabwo ujya wivuguruza, uvuga ijambo kandi ukarikomeza. Niyo ngo umuntu yaba abeshyuza bikora kwiyubahisha kugira ngo uheshe agaciro umwana wawe uzagukurikiranye. Ndakwinginze rero ngo ube hagati yanjye ngewe Uwamahoro Chantal, unyobore ubwiza bw'Imana abari bwo bakuri ngewe, kandi Mwuka w'Uwiteka akomeze kubana natwe none n'ibihe bidashira. Yesu, amen. Kandi n'umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana ndetse no kubohoka mu mitima. Imana ishimwe. Reka turi mu muririmbyi wa 77 mu gakiza. Imana iduhana umugisha. Murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Utugirira ubuntu Mana ihoraho,
mu rugendo rwacu dufite, utwoherereza umugisha mukiza, tubashe kukumenya Mana, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Sinshaka gukorera abami babiri, ni nko gukunda isi n'ijuru. Hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi, bakaburutisha ubw'ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo barungurutse mu mva, Yesu ubwo yamaraga kuzuka mu mva, hanyuma yagiye mu ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. No mu gihe tugendera muri iyi si, tuyibona mw'ibidushuka, ariko dukwiye kunesha ibyo byose, kuko ari ko Imana ibishaka. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Aleluya. Uyu muririmbyi ndamukunda cyane, wa 77 mu Gakiza, aratubwiye ngo murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho. Rero uru rukundo, impamvu nkunda kuri uyu muririmbyi, mu muryango twagiye tuvukamo hari abantu batigeze baduhereza urukundo, mu nshuti twagiye tugendana nazo hari abantu batigeze baduha urukundo, ariko muri nyamwe ngo murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho. Haleluya. Bivuge ngo hari abantu benshi washatseho urukundo ntibaruguha, abantu urabizera ugira ngo bazaguha urukundo, urareba hirya no hino ushaka urukundo mu bantu ntiwarubona, ariko muri mbya tubwiye ngo ni murebe urukundo rukomeye twahawe n'Imana ihoraho. Imana ishimwe. Hano igitero cya kabiri cyavuze ngo utugirire ubuntu Imana ihoraho. Shuti yanjye, birashoboka ko hari ibintu byakurenze ukabona iminsi yawe yaratakaye, ariko ndakumenyesha ngo hari umuririmbyi uvuga ngo Imana itugirire ubuntu yo ihoraho. Utugirire ubuntu Imana ihoraho mu rugendo rwacu dufite. Hari urugendo rukurangamiye imbere rwo kujya mu ijuru, byaragucanze. Iyo urebye kuri bene so ntugira umuntu ukurengera, kenshi na kenshi iyo urebye hirya no hino ntufite umuntu ugutabara, ariko umuririmbyi yatubwiye ngo utugirire ubuntu Imana ihoraho. Haleluya. Igitero cya gatatu yavuze ngo sinshaka gukorera abami babiri, kuko ni nko gukunda isi n'ijuru. Shuti yanjye, igihe kijya kibaho abantu bakabaho babeshya ngo bari gusenga Imana, igihe kikagera ugasenga Imana ufite n'ibyaha wishingikirijeho, warangiza ibintu bikanga. Ariko ndakugira inama, umuririmbyi yatubwiye ngo ntukorere abami babiri, aho gukorera umwami umwe. Hitamo umwe ukorera Imana yatugiriye ubuntu, ariyo twatabaje. Turayibwira ngo tugirire ubuntu Imana ihoraho mu rugendo dufite. None yatubwiye nawe ngo ntagashaka gukorera abami babiri. Uyu muntu yarari mwiyerekwa rivuga ngo nakorera abami babiri agakora ibyaha akanakiranuka, nta kintu azasarura. Ariko iyo
ukoreye umwami umwe aguhereza ibihembo. Haleluya. Iyo Imana uyizeye ukayibwira ati ngewe nemeye kuba umwana wawe, nshimwa nawe wishimira, nemeye kugukorera ubudasiba. Haleluya. Imana iraza ikabana nawe. Niko umuririmbyi atubwiye, atubwiye ngo sinshaka gukorera abami babiri kuko ni nko gukunda isi n'ijuru. Niko umuririmbyi atubwiye. Impamvu yaravuze ngo ntagashaka gukorera abami babiri cyangwa se ntagashaka kugendera mu nzira ebyiri, nuko yarebye abona muri izi nzira zose nta kintu yazasarura. Aravuga ngo reka ngewe mpitemo gukorera umwami umwe, uyu mwami azanshesha kuri byinshi. Hari ibintu byange byagiye nahombye, narahombye, nacuje ndahomba kubera gukorera abami babiri. Ngewe narahombye nja mu nzira zigiye zitandukanye kubera gukorera abami babiri, ndetse n'umuryango umwe n'umwe ndawubura. Ariko aravuga ngo noneho aho bigeze sinshaka gukorera abami babiri, ni nko gukunda isi n'ijuru, kuko ngo hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru. Nshuti z'Imana, ndabamenyesha ngo mu ijuru niho tuzagira umusaruro mwiza. Mu isi ni ibitunga umubiri, ariko mu ijuru bizatunga n'ubugingo. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tujye gusoma ijambo ry'Imana kuko niryo mutsima utera imbaraga, nibyo biryo byacu by'ubugingo. Namye mbabwira ngo iyo umuntu abashije kubana n'Imana neza, akaba mu mwanya w'Imana, ikintu asabye aragihabwa. Ndakumenyesha ngo rero nanjye impamvu ndi hano none ahangaha ni amakuru yuko iyo umuntu akurikiye umwami umwe arasarura, ahabwa byinshi. Hari ibintu aba yaratakaje akabibona, hari ibyo aba yarabuze akabibona, hari aba baramutaye bakamugarukira. Ijambo ry'Imana ngo bazatugarukira ntituzabagarukira, bivuye ngo bizaterwa n'uko wakurikiye umwami umwe. Imana iduhana umugisha. Kadusome ijambo ry'Imana riri mu Bami ba kabiri ibice 4. Nshuti z'Imana, nubana n'Imana neza, Imana izaguha umurage, kandi ibyo witaga ko byaguhombeye Imana igiye kubihindura bishya. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ryo mu Bami ba kabiri ibice 4, turahera ku murongo waho wa mbere. Imana iduhana umugisha. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa aramutakambira. Haleluya. Uyu mugore ndashaka kumubanza kumuvugaho gatoya. Uyu mubyeyi ntabwo yari umuhanuzi, ahubwo yari umugore wo mu bagore b'abahanuzi. Uyu mubyeyi umugabo we yubahaga Imana cyane, yari muri ba bantu uba muri mbya tubwiye ngo dukorere umwami umwe, nawe yari umuntu ukorera umwami umwe. Haleluya. Ngaravuga ngo ngewe nzakorera Imana yanjye kuva mu gitondo gushyika nimugoroba, kuko nasanze ifite amagambo meza y'ubwenge, kandi aya magambo y'Imana ni ukuri. Iri jambo ry'Imana riraryoha kandi ni ryiza. Iyo rikugeze ku mutima uraruhuka. Iyo wari ufite ibintu bikubangamiye byinshi biragenda bikavaho. Ndashaka kumenyesha ngo hari ubuzima bwawe bwari bwarataka, ariko numara kumva ijambo ry'Imana, wegere ijambo ry'Imana ujye usoma buri munsi, Imana izabana nawe. Ngo uyu mugore yari umugore wo mu bagore b'abahanuzi, ngaragenda ngo yegera Elisa. Elisa yari umutambyi Imana yemera, yari yarashyize ku kidendezi. Mbivuge gutya, yari umuntu wabasha kwegera w'Imana, uzi gusenga ukamutakambira. Hari ibintu byakurenze, hari ibintu wakabura umuntu wabwira ngo nsengera ndebe ko Imana yandengera. Haleluya. Ngo uyu mugore w'Imana rero, uyu mugabo w'Imana, ngo umugore wewe ngo yari umugore wagiye gutakambira Elisa. Yagiye kumutakambira abona byakomeye, abona urugamba rwakomeye, kandi ngo uyu mugabo yari umugabo wubaha Imana. Ngo yabaga mu rusengero, ngo hari abagabo b'Imana. Haleluya. Abantu bakorera Imana bari bagiye kwicwa. Ngo aba bantu, ngo uyu mugabo abitegereje asangana abakozi b'Imana bakoreye Imana. Haleluya. Ngo aravuga ati aba bantu baramutse bishwe ntacyo naba narakoze. Ngo afata umwanzuro, ngo aragenda, ngo afata 50 ngo abahisha ahantu, ngo afata abandi 50 ngo aragenda abahisha ahantu. Ngo afata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye kuko nakurikiye umwami umwe, ngiye gukora urugamba rukomeye, ndwane ucece, kandi ndabizi ko nzatsinda. Nubana n'Imana uzatsinda urugamba, nuba imbere y'Imana uzatsinda urugamba. Niwegera Imana ugakora ibyo Imana ishaka, Imana izakugirira neza. Haleluya. Ngo nuko ngo uyu mugabo ngo amaze gufata abantu, ngo aragenda ngo arabacumbikira, ngo abajyana ahantu, ngo amaze kubahishayo, ngo akajya agenda akabyuka mu gitondo akajya gusaba ideni ryo kugira ngo abagaburire. Ngo arabagaburira, nta muntu n'umwe aho hantu bari wigeze wicwa n'inzara. Umukozi w'Imana agaburira abantu b'Imana. Haleluya. Ese wowe mu bintu Imana yaguhaye ugaburiramo bangahe? Gerageza ukora umurimo uzibukwa mu gihe uzaba warengewe n'ibibazo byakurenze, mu gihe uzaba urwaye uri mu bitaro, mu gihe uzaba
uzaba uhagaze ahantu byagucanze inzira zawe zifunze wiyibutsa ati hari umuntu nagiriye neza yambaye ubusa ndamwambika, hari umuntu wari ushonje ndamugaburira, none Uwiteka nyibuka, Imana izakwibuka. Haleluya. Turi ku ijambo rero ntabwo twarisimbutse ry'Imana, mu Bami ba 2 ibice 4 niho turi. Nuko ngo uyu mugaragu w'Imana ngo aza gupfa, yaje gupfa apfa ibintu yasabye by'amadeni atabyishyuye. Biragoye kuba waba upfuye ufite ideni kandi warakoreye Imana. Uyu muntu n'ukuri yagiye mu ijuru, nubwo babiri bivuga ngo uyu muntu yapfanye ideni, ariko Imana yari kurikiranyira ryishyura. Ngo uyu muntu yaje gupfa afatishyuye amadeni, ngo arapfa, ngo ariko umwishyuza arazinduka ngajya kuri uyu muntu. Niko ijambo rivuga. Reka dusomere ijambo ry'Imana. Ngo nuko amaze kujya ngo kwa Elisa, ngo aramubwira ngo umugaragu wanjye ngo urabizi ko yubahaga Uwiteka, kandi koko nibyo. Iyo wubashye Imana, niyo umuntu ajya kuvuga Imana arabanza agashyiraho ngo yubashye Uwiteka. Haleluya. Iyo wubashye Imana inzira zawe zarafunzwe zirafunguka. Iyo wubashye Imana abantu baragutaye barakugarukira. Iyo wubashye Imana umuryango warakwanze urakwemera. Iyo wubashye Imana umugabo yaragutaye mu nzu aragaruka. Iyo ni imirimo. Nakubwiye ngo nukora imirimo myiza ujye wibutsa Imana imirimo wakoze, Imana izagira gute? Izakugirira neza. Haleluya. Ngo nuko ngo uyu mugaragu w'Imana ngo uyu mugore aragenda ngaramubwira ngo none ngo mwishyuza aje kwishyuza, ndabigenza nte, ndakora iki kugira ngo uyu mwishyuza atantwarira abana? Ngo yera mubwiye ngo nabura ubwishyura azatwara abana be babimbata. Nshuti z'Imana, uyu munsi none hagize umuntu uzakubwira ngo abana bawe ndabatwara kandi bazajya birirwa bakubura mu muhanda, byakubabaza. Ariko akubwira ngo gira ikiguzi utanga kugira ngo abana bawe batandagara, wabikora kugira ngo abana bawe bataza kwandagara. Umva ukuntu ijambo ry'Imana ryabwiye uyu mugaragu w'Imana. Ngo Elisa ngaramubwira ngo mbese niki nagukorera? Ndabizi ko uyu mugaragu yubahaga Imana, yahoraga mu rusengero aramya Imana, ndabizi, ariko ndi kureba hirya no hino nkabura ikintu namukorera. Nduragira ngo ngukorere iki? Aramubwira ngo niki waba ufite ngo nkurengere. Haleluya. Uyu munsi niki ufite Imana ihereho. Ushobora kuba ufite amasengesho makeya, ndagusanga ugira amasengesho menshi, ubwira Imana ngo mfite amasengesho niyo waheraho. Ngewe ntari umuntu nahaye 5 byanjye, none Uwiteka wabiheraho. Mfite 500 yanjye mu nzu, nemeye ko yatanga mu nzu y'Imana, ndayatanga, ndatanga 10, ariko ubashe kundengera. Haleluya. Ngo nuko ngo uyu muntu ngo ni iki ufite kugira ngo mbashe kukurengera? Niki cyakugirira umumaro? Niki cyureba cyabasha kugukura mu bibazo? Niki waba wumva wowe waba ufite mu nzu yawe? Ngaramubwira ngo umugaragu w'Imana, nta kintu mfite ariko mfite utuvuta dukeya. Haleluya. Utu tuvuta rero uyu muntu yaravuze, ndashaka kukubwira ku ijambo amavuta. Amavuta y'umuntu Imana iyo yashyigikiye, amavuta yawe kugeza kuri byinshi. Amavuta yawe guhesha gukora bikemera, amavuta yawe guhesha akazi abandi barakabuze, amavuta yawe, mbese hari ibintu byinshi bihinduka. Haleluya. Ndakumenyesha ngo utu tuvuta tw'uyu mubyeyi ugiye kumenya ibintu twakoze. Ngo yaramubwiye ngo mugaragu w'Imana nta kintu mfite usibye utuvuta dukeya ngewe mfite. Usibye utuvuta. Haleluya. Ntabwo yigeze avuga amavuta, yaravuze ngo usibye utuvuta ngewe mfite. Utuvuta nitwo ndi kureberaho twonyine, nta kindi kintu mfite. Aramubwira ijambo rikomeye. Mugaragu w'Imana nakubwira ngo ubonye iki ujye uhita uvuga ngo haleluya mu ijuru Imana yanyizeho. Ngaramubwira ngo genda ufata abana bawe bose uko bafite winjire mu nzu. Niko ijambo rivuga, mujye musoma ijambo ry'Imana. Ngaramubwira ngo genda we utire ibintu mu baturanyi bawe, umara kutira ibintu winjire mu nzu n'abana bawe. Haleluya. Numara kwinjira mu nzu maze gutira ibi bikoresho ukinge. Haleluya. Hari ibintu Imana igiye kugukorera yakinze inzugi kugira ngo ibikore nikingura urugi abantu basanga uri mu gisubizo cyawe. Hari ibintu byawe byazimiranyitije abantu babijyana uko bashaka ndetse baranabikandagira, ariko umva ukuntu ijambo ryavuze. Ijambo ryabwiye uyu mubyeyi ngo genda winjirane n'abana bawe n'ibintu watiriye, nurangiza ukinge. Imana ikinga urugi ku bantu bakubangamiye. Hari ibintu byakubangamiye, hari amafaranga yawe yagiye guca mu ntoki urayabura, ibyo ni ibyakubangamiye. Imana ikinga urugi yakugarurire basanga uyafite. Urari ufite urugo rwawe wubatse, Satani araza ararusenya. Imana ikinga urugi mu gitondo basanga ari mu nzu. Hari ibintu byawe wacuruje urahomba kubera abantu wagiriye neza cyangwa se kubera abantu wabanye nabo, ariko Imana ikinga urugi ibanze kurengera.
Haleluya. Nuko ngo aramubwira ngo genda ukinga urugi, numara gukinga ufata utwo tuvuta twawe, utwo tuvuta. Haleluya. Ufata utwo tuvuta twawe, numara kudufata ngo ugende ufate bya bintu byose watiriye. Bari bamutije inshuti yanjye, baramutije ingunguru aratira, imivure ndetse ngo n'indobo n'amabase aratira n'ibikombe, ibintu byose ngo aruzuza, ngo afata ya mavuta ngo arasuka ngo ibintu biruzura, arasuka ibintu biruzura, ngo byose birarangira amavuta akiri kuza. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo amavuta ngo arangije ngo aravuga ngo mwana wajya ukongera ukantirira ibindi bintu, ngo amaze kuvuga atyo ngo amavuta arakama. Hari igisubizo cyawe kizaza abantu bakakirwanya, ariko kizaza ari igisubizo gishyitse. Imana ishimwe. Hari igisubizo cyawe wariganyijwe wabonaga ko cyaje abantu barakikuriganya. Ndakumenyesha ngo nyuma y'ubu buzima muri 2021 warababajwe, ubuzima bwawe buratakara. Muri 2021 wambaye ubusa, muri 2021 warakoze biranga, muri 2021 washatse umuntu wakubera inshuti uramubura, muri 2021 hari abantu bagutwariye ibyawe urabibura. Ariko umva ukuntu rivuze, Imana iravuze ngo mu mwaka wa 2022 hari Imana ije gusubiza igisubizo cyawe ikagusukira amavuta, utwara utuvuta bikaba amavuta. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo uyu muntu aragenda yinjira mu nzu ngasuka ya mavuta aruzura. Ariko umva ukuntu umuntu w'Imana akora, ntagahubuka. Ngo uyu mugore arongera aragenda ngajya kureba Elisa, aramubwira ati mugaragu w'Imana amavuta yuzuye nayabonye, none se biragenda ute? Aramubwira ati umva ukuntu bimeze, genda ushaka umuguzi ugurishe wishyure umwenda w'abandi, wishyure. Imana ikwishyure inshuti yanjye. Birashoboka ko ufite ideni rinini ubona ko bitazashoboka kubasha kuryishyura, ariko uyu munsi Imana iguha utuvuta gutuma wishyura. Uyu munsi wari ufite utuvuta ariko nta mavuta ufite, Imana iguha amavuta wishyura uyu mwenda w'abandi. Ufite umuntu ideni rimaze imyaka 2-5, ufite ideni umuntu kuzengereza, ariko mubwire ngo ijuru ryatabaye uyu mugore rikabasha kumwishyurira. Haleluya. Nanjye rigiye kunyishyura nkwishyura umwenda nkurimo. Imana ishema. Haleluya. Ngo aramubwira ngo genda ugurishe wishyure uyu muntu uri mu mwenda, numara kumwishyura ibisigaye bigutungane n'umuryango wawe. Uyu mubyeyi yatasha afite kwizera gukomeye. Ndashaka kukubwira ku ijambo ryitwa kwizera, kuko iyo utizeye n'ibintu byose uhawe bipfa ubusa. Haleluya. Ariko umva ukuntu uyu mubyeyi yabigenje, ngo yaragiye ngo agurisha aya mavuta, ngajya gushaka umuguzi, aramuzana agurisha aya mavuta. Amaze kugurisha aya mavuta ngo yishyura umwenda yararimo. Hari igihe uba mu buzima bugoye ukabona ibyawe byararangiye. Iri jambo ndivugiye kugira ngo wumve ko hari ibintu byawe byanyazwe ubura ubwishyu, ariko ndakumenyesha ngo Imana y'amahoro ikwishyuriye ubwishyu. Haleluya. Iri jambo ry'Imana ndarikunda kubera ko iri jambo ryanyigishije byinshi. Hari ibintu byinshi twagiye dutakaza, abantu bagatubwira ngo wowe nubwo wakoreye Imana nta kintu uzasarura, ndetse nureba nayo bazanagufunga. Umva nkubwire, shuti y'Imana nta muntu uzagufunga. Iyera y'amahoro yarengeye umugore mu bagore b'abahanuzi ikamuhesha agaciro. Imana ije kuguhesha agaciro, Imana ije kukurengera, Imana ije kukubaka, Imana ije kuguhindurira uburyo, Imana ije kureba imirimo yawe irebe ko ishyitse. Ese imirimo yawe yabasha gutuma ubasha kwishyurirwa ideni urayifite? Reba neza, nusanga imirimo ntayo ufite ubanza uce bugufi imbere y'Imana, ubwira Imana ati witeka we, hari ahantu natandukiriye kandi bitari ngombwa, naricujije njya kure y'ubwiza bwawe, nararengereye mvuga ibidakwiye kuvugwa, ndetse naranatukanye, narabeshye, nyemerera umbabarire, nurangiza unyishyurira umwenda. Imana irakwishyurira. Haleluya. Imana ishimwe. Iri jambo ndarikunda cyane. Impamvu ndikunda nuko hari ibintu byinshi byanjye Imana yagiye inkora ku mutima, ikambwira ngo ibyawe byinshi witeka we, nimbona undengeye nanjye nzamenya kuri Imana ishoboye. Ariko Imana yitwa Imana, ntabwo igihinduka. Ube uriho Imana yitwa Imana, ubu utariho Imana ni Imana. Imana yacu yera yitwa Imana. Haleluya. Hari irindi jambo ry'Imana riri muri Yohana ibice 9, turasoma ku murongo waho wa mbere. Naho iri jambo naryo ndarikunda. Nakubwiye ngo turi ku magambo y'Imana meza avuga ngo urengerwe. Nawe hari ibintu byatumye utabasha kwakira, ariko uyu munsi Imana ikurengera. Ijambo ryo muri Yohana
ni ijambo ryiza cyane naryo ryatumye tubohoka. Twari impumyi tutagira kirengera, ariko Imana iraza y'amahoro yo kabaho. Imana itabara umuntu itagira umuntu ibaza, iraza iravuga ngo umva uko byagenda kose ndakurengera. Imana ishimwe, haleluya. Ni ijambo ryo muri Yohana, ni ibice 9 ku murongo waho wa mbere. Yohana, hari igihe waba ubona hari ibintu byawe byahumye, hari ibintu byakugoye. Rega kuba impumyi si uko bahumye mu maso, ahubwo hari n'igihe umuntu aba impumyi kubera ibibazo. Ariko reka dusome ijambo ry'Imana ryo mu bice 9. Imana iduhana umugisha, haleluya. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Uyu muntu yari impumyi atagira umuntu umurengera. Turi ku ijambo ryo kurengerwa, nshuti z'Imana. Turi ku ijambo ryitwa kurengerwa. Hari igihe waba uzi ko kurengerwa kwawe kwarangiye, ariko nashaka kuzana amakuru avuga ngo hari ibihe byo kurengerwa n'Imana. Turi mu bihe byo kurengerwa n'Imana. Uyu muntu avuga ngo Yesu akiza umuntu wavutse ari impumyi. Uyu muntu rero yari impumyi adafite kirengera, yirirwaga ku nzira asaba tambuka, umuhaye umukubita umugeri, umuciraho, utamuhaye umutuka, ariko ngarakomeza arihangana kuko yari impumyi. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana ukuntu rivuga. Ijambo ry'Imana twasomye muri Yohana ibice 9 umurongo waho wa mbere. Haravuga ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha ninde wakoze icyaha, ni uyu cyangwa n'ababyeyi be? Ndashaka kumenyesha ko hari ikigeragezo wahagazemo ukibwira ko ari umuryango wavutsemo mubi, ariko ntago ariko bimeze. Haleluya. Ntabwo uyu muntu nkuko biri uze ngo bahojije Yesu yakumwe ngo nabigisha baramubaza, aba bantu be yagendanaga n'abigisha baramubaje ngo mbese mwigisha uyu muntu ni icyaha niwe wagikoze cyangwa n'ababyeyi be ko tubona ari impumyi? Soma ijambo ry'Imana neza niko rivuga. Ngwamwe ngo tubone uyu muntu ari impumyi, ni icyaha yakoze cyatumye abimpumyi. Ese n'ababyeyi bamubuzaye bari barakoze icyaha, byagenze ute? Umva ukuntu Uwiteka asubije aba bantu, arababwira ngo uyu muntu nta cyaha yakoze, ndetse n'ababyeyi be nta cyaha bakoze. Ndagira ngo mbanze ngutangarize iri jambo. Abandi babyeyi bubatse ingo zabo zirakomera, wowe umugabo wawe yaragutaye aragenda, ugira ngo ni icyaha wakoze, cyangwa se ugira ngo n'ababyeyi bawe bahemutse. Ndakumenyesha ngo nukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri wowe. Ushobora kuba warakoze, abandi bakabyuka mu gitondo bakagenda muri business bagacuruza bakunguka, wowe washora nayo wabonye Imana yaguhaye agashya. Ndashaka kumenyesha ngo hari ibihe ugiye kujya mu 2022 bibasha kuguhesha gucuruza ukunguka, ukabona amafaranga, ugatera imbere, nawe ugatanga icyacu umutiriwe wiganyira. Haleluya. Ngo aramubwira ngo nukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri ngewe. Imana ishimwe, haleluya. Bana umanye ngo ese mwigisha ninde wakoze icyaha, n'uyu mwana tureba cyangwa n'umubyeyi we? Ese aba babyeyi baba barakoze icyaha kera akaba ari ingaruka yagarutse kuri uyu mwana? Ese mwigisha yaba ari uyu mwana wakoze icyaha ku bubasha bwe akaba atarabashije guhumuka? Ndashaka kumenyesha hari ibyaha wakoze Imana irakubabarira, ariko uyu muntu nta cyaha yari yakoze. Niko ijambo yatubwiye ngo Yesu yarabasubije ngo nta cyaha yakoze, nta nubwo ari ababyeyi be bagikoze, ahubwo nukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri we. Tugiye kureba iyi mirimo rero. Iyi mirimo y'Imana, haleluya, iyi mirimo y'Imana igiye kugaragara ni yakozwe na Yesu. Yesu we ngo yarari mu gihe cyo kugira ngo imirimo igaragare, ngo aravuga ngo iyi mirimo ndashaka ko igaragarira muri ngewe. Abantu batari bazi ko nayoherejwe mu isi no gucungura umuntu, no kurengera umuntu, no gukiza, bamenye ko ari nge watumwe mu isi kugira ngo ndengere umuntu. Imana ikurengere inshuti yanjye. Uyu munsi warubabajwe, ufite agahinda, wakireba aho ugabona nta hantu uhagaze, inzira zawe zose zarafunzwe kugira ngo uve mu byaha ukizwe byarakunaniye. Ariko ndakumenyesha ngo uyu munsi muri 2020 n'umwaka Imana itanze wo kugira ngo umuntu uri mu byaha avemo, umuntu wababarijwe nawe mu mubabaro mugakiza nawe aruhuke, ahabwe ibyiringiro. Ndakumenyesha ngo ibyiringiro byawe Yesu yarabyanditse, inzira zawe zose waciyemo Imana irazizi. Nimba warakoze neza ugiye guhembwa neza, nimba warakoze nabi garuka mu nzu kwaso. Nago isiko yigeza kwirukana, yavuze ngo ngwino nawe gukoreho imirimo myiza, agaragaze gukomera ko kwamuvanye mu ijuru. Imana ishimwe. Ngo nuko ngaramubwira ngo ninde wakoze icyaha, haleluya. Ngo aramubwira ngo ni umubyeyi we cyangwa aramubwira ngo nta cyaha bakoze, ntacyo, nukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri ngewe. Amen. Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo nukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we.
nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa kuko bugiye kwira mu gihe umuntu atakibashije gukora. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo Yesu yasubije abantu ngo nta cyaha bakoze, ngo ahubwo nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa kuko bugiye kwira igihe umuntu atakibashije gukora. Ese ko bugiye kwira imirimo yawe urabona ishyitse? Bugiye kwira umuntu wese bwamwiriraho. Imirimo myiza wakoze yatuma hacya, ariko imirimo mibi wakoze nayo yatuma bukwiriraho. Ndakubaza, imirimo yawe imeze neza? Ese ko Yesu avuze ngo agiye gukora imirimo y'uwamutumye hakiri kare, ese wowe wakoze imirimo y'Imana hakiri kare? Nshuti yanjye, higa gusenga, usenge cyane. Nuhura n'umuntu ubabaye umenye ko ababaye, umufate mu mugongo, Imana izakurengera. Yatubwiye ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, ngo nuko Yesu ngafata ngo utwondo, ngo acira amacandwe hasi, ngatoba utwondo akoza ku maso y'uyu muntu yakojeje. Tuzi ko iyo umuntu atokowe ibyo ibitaka bimuguye mu maso atabasha kureba, ariko ngo Yesu yafashe utwondo kuko yarafite kwizera no gukiranuka no kuza kugaragaza imirimo y'uwamutumye akiri mu isi. Haleluya. Ngaramubwira ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa kuko bugiye kwira igihe umuntu atakibashije gukora. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo aramubwira ngo nuko rero ngo genda wiyuhagiye mu kidendezi Silowamu urahumuka. Uyu munsi Imana ikuhagire. Hari ibyaha byinshi waba waraciyemo, inzira zawe zikifunga, hari ibintu byawe wabuze kubera ibyaha. Ndakumenyesha ngo banze uve mu byaha wiyuhage mu kidendezi Silowamu, Imana ikubohora. Haleluya. Imana ije kubohora umuntu wayo wese. Imana ije gukura umuntu mu mubabaro. Imana ije kurema inzira zawe. Hari byinshi byagukerereje, hari ibintu byagukuye mu gakiza, hari ibintu byatumye utakira, ariko muri 2020 kuri iyi tariki ndakumenyesha ngo Imana ije kukubohora. Imana ije kukuremera. Imana ije kuguha ibyawe wanyazwe. Hari ibintu bakunyaze, hari ibintu byinshi byaguciye imbere wagombaga kwakira. Abadayimoni barabikwiba urabibura. Hari ibintu byawe abadayimoni bamize wari utegereje kwakira, barabitwara barabimira. Ariko umva ukuntu Imana ivuze. Imana iravuze ngo uyu munsi ni umunsi wo kukurengera, uyu munsi ni umunsi wo kugutabara, uyu ni umunsi wo kubohorwa n'Imana. Birashoboka ko waba warakoze biranga, uyu munsi ni umunsi wo kugira ngo ukore byemere. Birashoboka ko urugo rwakunaniye, uyu ni umunsi wo kubaka urugo rwawe. Imana ije kurema. Imana ije kurema nshuti yanjye. Icara utuze, uhagarare ku ijambo wavuganye n'Imana. Ntabwo Imana ijya ibeshya, ntabwo Imana yitiranya amazina, nta nubwo Imana ibaza umuntu kugira ngo itabare undi. Imana izira igihe cyayo. Haleluya. Ngo uyu muntu rero ngo yavuye kwiyuhagira koko ngarahumuka, araza atakiri impumyi. Ariko ndashaka kumenyesha ngo mu mubabaro wagize nuramuka uvuyemo, hari umuntu uzababazwa nuko watabawe. Dufite abantu bababazwa nuko tubabaye, dufite n'abantu babazwa nuko twatabawe. Nshuti yanjye ubimenye. Haleluya. Ngo uyu muntu ngo avuye ngo ku kidendezi Silowamu amaze kwiyuhagira, umva ukuntu abantu bamubwiye ngo barateranye batangira kubaza ngo mbese uyu muntu ko twari tumuzi ku nzira ari impumyi yirirwa asabiriza, ese uyu muntu ko twari tuzi yuko adafite kirengera, uyu muntu ko nta muryango yagiraga umwitaho, byagenze ute? Haleluya. 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 Umva ukuntu Imana ivuze. Imana iravuze ngo ubuzima bwawe bwari bwaratakaye, ariko uyu munsi ahantu uhagaze umenye ko ubuzima bwawe bwongeye kugaruka. Hari ubuzima bwawe bwari bwaraheze, abantu baragushyize mu kaga, ariko Imana igukuye mu mubabaro. Haleluya. Imana igukuye mu mubabaro nshuti yanjye. Ushobora uri kure ariko uri mu bitaro urembye, wumva ko ibyawe byarangiye. Umva ukuntu Imana ivuze. Imana ikiza umuntu kanseri, igakiza sida. Imana ikiza umuntu umutima, igakiza diabete. Umva ukuntu ivuze. Imana iravuze ngo iri mu mwaka wo kurengera abayubashye. Imana ikurengere. Imana ikugirire neza. Turi mu mwaka w'ibisubizo, turi mu mwaka w'imbabazi, turi mu mwaka wo kurengerwa. Ndakumenyesha ngo aho waba uri pfukama usenga Imana ngo nakoze ibyaha byinshi, ariko ndashaka kurengerwa nawe. Turi mu mwaka wo kurengerwa n'Imana. Haleluya. Ngo uyu muntu ngo amaze kuva ku kidendezi Silowamu ngo amaze kwiyuhagira, umva ukuntu bene se bamubwiye ngo baramubonye batangira kubazanya, umwe akabaza mugenzi we ngo mbese uyu ni wa mugore wasabirizaga wirirwaga yambaye ubusa? Hoya. Undi ati ntago ari we, uyu mugore iyo murebye ndabona bajya gusa ariko ntabwo ari we. Undi aramubwira ngo ese ko mbona uyu muntu ameze nka wa wundi bicara ku nzira asaba, ameze nka wa mugore wahoraga mu rusengero yambaye umwenda umwe, ameze nka wa mugore wakoraga ntibyeme, uyu niwe wicaye muri iduka. Umva nkumenyesha amakuru.
aho uzicara hakubereye hari abantu bazabangamirwa, ariko umva ukuntu ijoro rivuze. Imana iravuze ngo ibyo yatanze yarabitanze, nta muntu uzakunyaga. Imana ikubereye maso, Imana iguhagazeho, nta muntu ushinzwe kugenda ku buzima bwawe. Haleluya. Imana y'amahoro ntabwo izakurekura ngo yarabarebye ngo arabitegereza ngabona bakomeje kurebanaho, arababwira ngo nukuri ibyo mwavuze ntago mwibeshye, ninjye wahoraga nsama ndikunze. Ariko umva ukuntu ijambo ry'Imana ryavuze ngo uyu munsi nahumuse, ntago nkiri impumyi, uyu munsi ntabwo nkiri umukene, Imana yangiriye neza. Uyu munsi ntabwo nkiri umugore w'umupfakazi, ntabwo nkiri umugore w'indushyi umugabo yataye, ntabwo ngikora ngo byange, ntabwo nyiga ngo mbura akazi. Uyu munsi ndi mu kazi. Ni wa wundi waruzi wahoraga agenda mu nzira areba abantu, ahindukira areba hirya areba no hino byamucanze. Uyu ni wa wundi ubona wicaye muri biro. Haleluya. Imana ishimwe. Ngarababwira ngo ni ngewe, ninjye wari muzi ndi gusaba ku nzira, ninjye mwari muzi birirwaga bategeye amaboko ntari kureba. Harimo abampaye ibyatsi, harimo abampaye ibipapuro, ariko ninjyewe ndimo ndareba. Ninjyewe wa mugore, ninjye wa mugore wirirwaga ubaza uko bizagenda, ninjye wa mugore wibazaga inzira zanjye, ninjye wa mugore. Haleluya. Ngarangije ngaramubwira ngo ninjye wa mugore wari impumye ariko nahumutse. Uyu munsi mfite kwizera ko washobora kuba warahumye igihe kinini utazi ko uzahumuka. Uyu munsi Imana ikore ku maso yawe uhumuke. Birashoboka ko umaze igihe urwaye uba mu bitaro warabuze umuntu ugukurayo. Uyu munsi Imana igukure ku bitaro utahe bajye bakora bati uyu ni wa muntu waraheze mu bitaro. Imana ishimwe. Amina. Haleluya. Dushimye Imana rero ibana natwe, Imana idukiza umuruho, Imana idukuraho igisuzuguriro, Imana itwambura imyambaro abantu batwambitse ikatwambika indi myambaro. Imana ishimwe. Turayishimiye ko igibana natwe. Rero aya niyo magambo nari mfite. Imana ishimwe ku bantu b'Imana, Imana ibaha umugisha. Mwakira ijambo ry'Imana kuko ni ijambo ry'ubwenge. Imana iduhana umugisha. Reka dusenga Imana. Imana y'amahoro, Imana itabara, Imana ihagara ku ijambo ryayo ikarikomeza, Imana yavuganye natwe byinshi, Imana iherekeza ijambo ryayo igakora ibyo abantu batakora. Nsengeye umuntu wese Mwami Imana ahantu ari mu bihugu bitandukanye, nyemerera iri jambo ryawe rikore ku mutima kandi ibibazo bari bafite byose bikemuke. Nyemerera Uwiteka Mana y'urukundo ibyo ugambiriye gukora kuri bo bikoreke. Uyu mwaka wa 2022 tubone ineza yawe. Haleluya. Nyemerera ijambo ry'ubwenge ribe muri bo ryubake. Mwami imitima yari yarashenjaguwe ndetse yasubijwe inyuma n'ibihe, Mwami Imana igirirwe neza. Nyemerera Uwiteka uyu muntu umaze igihe kinini umutima we udakora ubasha gukora. Nyemerera Uwiteka Imana uyu muntu umeze nk'aho yabaye paralize akire kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu imbaraga yose mbi ndayinanisha ku buzima bw'abarwayi, reka ubyuke Mwami, avuga izina ryawe bakire. Umurwayi wese ahabwe imbaraga kandi akirire muri wowe. Uwiteka azahagara avuga ngo imirimo yawe irakora kandi urashoboye. Ni wowe twishingikirijeho kandi iyo tugufite ntago twifuza undi murengezi. Kubw'izina ryawe Yesu urakoze. Amen. Nimero yanjye ni 078 38 35 706 078 38 35 706. Murakoze. Imana ibahe umugisha.